ngo abantu umuntu ukina kuri gatandatu muri Rayon Sport wari usanga wakiragoma kuzinga ibirago cyane bamaze kumuha izina rya Kaisedo ngo ni igisukara shwanyaguza ngo ateye ubwoba uyu bagomba gusinya bagomba gusinya umuntu arambwiye wa ndani muri Rayon ati mpaka zacitse atahubwo tutamuprofisi uwo muntu wajije atashobora kujya no mu bara b'amakipe yabo barakamutwara Karamako ngo bamwita la machete umuhoro arakeba mu kibuga hagati amakarita zikazaya bari mecha barambwiye bati Imana iduhaye umukinnyi irakoze cyane Karamako dore rero yaje yigenza se yaje ariko aragitambaza yo ifite gahunda yuko abantu bose zaza nagizajya babereka dore mapure rero muzajya mubabona bari mu kibuga ngo dusoza kuri aba bakinnyi bagomba gusinyishwa n'uyu Karamako nanababwiyeho bita Jonathan Ngono umwataka nawe birashaka cyane kazasi Jonathan Ngono hanyuma Aimable ngo ejo ngo yarategerejwe ngo yagiye ku myitozo ahubwo yagiye ku ngo bamugaruriye za Nyabyondi yo hirya bamubwira ati garuka Aimable ikibazo cyabayeho Aimable yagiye gusaba imbabazi urumva Aimable yagiye gusaba imbabazi mu cyumweru cyashize yaje gusaba imbabazi urumva kubera imyitwarire nyine Aimable baravuga bati nta kibazo uzaze gutangira imyitozo ku wa mbere Aimable yizera mu myitozo ejo yaragombaga kuyitangira ku wa mbere ejo ku wa kane yaragomba kujya ku wa kane yarari hese mwe kabisa urumva wamenya yarari hehe president ati ntago bishoboka noneho igendere uyu munsi mu kanya mu minota 6 saa 5 ririze retari azina barabayimuhaye bamushimiye ejo ngo yarageze ku myitozo saa 5 mu minota 5 iri imbere ejo ngo yarageze mu nzove baramubwira ati garuka noneho president aramubwira ati genda ariko kocha aramubwira ati hoya ariko mu muco kudahana muri Rayon ngo giye kwimika kocha we yamushakaga ariko president aravuga ati ntago ruko ariko umutoza noneho president amakuru kocha rero aramubwiye nguzi yamwe nguza kuza mu myitozo Aimable ngaragenda gura godiyo ncyamakura mashya y'ubururu kugira ngo byanishe amakuru ariko mu gihe ari gukura mu modoka ibyo bikoresho byose yasenze umuntu wabwiye president ati tubonye Aimable aramubwira ati musiga atamuhamagara ngo ati ahubwo ejo uzaze ahubwo ejo duhurire kuri biro santane bagiye kumarira Aimable ari no gusohoka n'ubu aracyapushinga aravuga ngo mfite abadefenseri bake Aimable mu ngombwa atangira ejo Aimable ari gusohoka umutoza yashatse kumugarura yego Aimable aramuhutaza aramubwira ati reka genda agiye yari yarakaye cyane noneho Aimable ubundi ashobora kuba agiye gusinya muri polisi rwose ngo amaze iminsi mu biganiro rwihishwa na polisi ahubwo nicyo cyatumye asiba akaba yari yagiye mu myitozo kugira ngo yereke polisi ko no muri yakenewe wabyumvise noneho rero ubundi ngo nabakinnyi babiri barava muri bajya muri polisi Aimable na Kanamugire Roger rwose nawe ngibyo gusinya muri polisi ni ikibazo cy'igihe Kanamugire Rogers akajya gusimbura ngabo nziza ajya gusimbura Pacifique birahura aho ngayo ariko nakubeshye ngewe ntago nzi ko abatoza bareba n'abantu ko bareba ariko Kanamugire Roger no mukinnyi mwiza pe nagakinnyi keza pe umukinnyi yarapere kuba arimo hari impamvu tongerera amasezerano muri Rayon Sport biterwa n'abantu yishwe na Aimable n'umutoza wamuzanye ntabwo bari gutunga Aimable narindwa ngo banatunge Kanamugire Roger noneho umukinnyi mwiza uyu muhungu Karamako ntago ndamuvaho ateye ubwoba la machete nkoro Karamako ngo baramubwiye bati Karamako uburyo twakubonye reka tuguhe mu 20 by'amadolari amaye nka rero Karamako arababwira ati nta mafaranga yanyu umukinnyi wizanye gutyo umuntu wizanye muri feste batangiye kuma 20 aragati nta mafaranga yanyu ariko umupira atera Sami hagati mu kibuga ugiye gutuma njya mu nzove mu nta mafaranga yanyu nshaka umva ibintu yababwiye aragati nta mafaranga yanyu nshaka nta tike y'indege yanyu nkeneye nta na hoteli yanyu nkeneye jewe reka nze mbiyereke hanyuma se bitanga iki urumva reka mbanze nze mbemeze nyuma tuzavugana iby'amafaranga arashaka kubahenda barayira manga kidogo aragiye ateye ubwoba ariko nawe wari yamubundikiriye birashoboka cyane ko uyu munsi yahita asinya umuntu munsi Karamako Amara Hakim hagati mu kibuga niwe ugomba kuba kina gatandatu nagihindutse bari bamwiteguye Karamako Amara Hakim uziko uyu mwana ariko yagiye no muri test muri DC United Leta z'Ubumwe za Amerika yakiriye amakipe yawe urambwira muri mwana za Washington ariko have hamuntu avuga icyongereza neza n'igifaransa neza amafaranga urumva confidence nanza arafite amafaranga yanyu reka manze mbereke ibitego ahubwo banza nkanikundira Rayon Sport ngarayo cyane matwiye kubera abadespora
muri Amerika bavuga cyane ahubwo ibyo gukunda mu kazi baza amafaranga ashaka arashaka kugira abanza bemeze bazagaruke bavuga menshi. Hanyuma kwizi gidusoza na top scorer wa shampiyona yacu yitwa Umar Aba. Urumva Umar Aba ubu tuvugana ari muri Nigeria ategereje visa imujyana muri South Africa gusinya amasezerano muri Polokwane City. Narayimvuganye n'umu agent we yitwa Mucyo Anta Biganiro. Arambwira ati abanyarwanda amakipe yo mu Rwanda ntabona ntareba. Urumva ati ubu umukinnyi wanjye amafaranga agiye guhembwa muri Polokwane City. Urumva kuko niyo kipe we ashaka kujyamo. Afite amadiri menshi, afite deal ya polisi ya Kenya yingiye heretse gutwara igikombe cya shampiyona. Afite Etienne afite deal muri South Sudan, abasare bari kujyana ba Keve. Afite deal mu Barabu muri Libya, ariko we arindiye ko bikemuka ibyo kujya muri South Africa. Ikibura ni visa gusa yo kujya muri Afrika y'Epfo uba ari Nigeria. Ashaka guhaguruka uyu munsi biramutse bikunze. Amakipe mu Rwanda amakipe mu Rwanda ntareba. Hanyuma bita Boateng Mensa muri Mukura babaciye ibihumbi 30 by'idolari. Abantu barizigiza ngo turatanga 20. Bande Boateng Mensa arababwira ati mubareke. Sebwato bimeze bite bajya kuzana adresa kuyate n'indi sezimo bazava 50. Sebwato bimeze bite bajya kuzana adresa kuyate nareba. Hanyuma muri Rayon dusoza Ayabonga arahaguruka uyu munsi Johannesburg, arahaguruka uyu munsi saa 10:15. Ejo azakoresha imyitozo. Abasenegale bazagera i Kigali ejo kuwa gatandatu bazakora imyitozo kuwa mbere. Hanyuma na power play ariko so Senegal ubundi ubwo so si Yusudianye kuko Omar Nyingi ntabwo azaza ari mu nkika ari kurega yareze muri Ferwafa ati 7500 mu bime muri mu itangazamakuru mutarabizi. Odiri Chukuma nawe bamutangaje nk'umukinnyi wa Vipers champion wa Uganda. Chukuma Odiri avuye hano bamureba aje mu Rwanda ntareba bamusimbuje kwitonda Rebaka Odiri ntimureba